Iri ni isengesho ugomba gusenga buri nimugoroba kugiye kuryama. Uri Imana ikomeye, uri Imana igira neza, uri Imana yabanye natwe kuva tukiri abana kugeza na n'ubu ngubu uracyaturinze. Izina ryawe nirishimwe Mwami. Uwiteka wabanye natwe umunsi wose, si ku bushake bwacu, si kubw'imbaraga zacu, ahubwo ni imbaraga zawe n'urukundo dufitiye. Izina ryawe nirihimbazwe. Nyagasani Yezu rero, nubwo Uwiteka tumeze dutya, ntabwo twatunganye, turi abanyabyaha, turi abanyamitima yanduye, ariko Uwiteka ndagusabye kugira ngo uze utwogeshe amaraso yawe, ya yandi wavuye ku musaraba w'i Gologota, abe ariyo azatweze. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo Uwiteka utuboneho y'amaraso yawe, ngo kuko ubonyeho ayo maraso umwita umukiranutsi, nta rubanza umucira. Uwiteka ndagusabye kugira ngo unyeze, umboneze. Uwiteka ngaragare neza mu maso yawe. Nizeye imbabazi zawe, nizeye kugira neza kwawe, maze kunyeza no kuntunganya. Nyagasani Yezu, dore ngiye kuryama, ndakwiragije, ngiye mu gicucu c'urupfu, aho Satani yicira abantu. Ndagusabye kugira ngo uzundinde, ijoro ryose ndarikuragije. Mwami Imana, nabyuka ngihumeka umwuka w'abazima, ndashaka kugushima. Uwiteka rero, iri joro ndagusabye kugira ngo uzunganirize, umereze inzozi nziza, inzozi ziturutse aho mu ijuru. Mwami Yesu, ndinde guhunikira mu ijuru. Icyo nanze ni imigambi ya Satani, imigambi y'umubi, gukora kwa Satani ndakwanze. Ndagusabye kugira ngo imbabazi zawe abe arizo ziza, abamarayika bawe, babandi bashinzwe kurinda abantu nijoro, aba aribo baza baganze iri joro. Izina ryawe rishimwe. Mwami Yesu, urabizi ko tugukeneye, buri munsi turagukeneye, mu byo dukora turagukeneye. Ndagusabye kugira ngo unkomereze amaboko, umpe kwihangana mu bigeragezo, kandi umpe kugukomeraho. Uzandinde kwibagirwa aho wankuye. Izina ryawe rishimwe. Ibyo nagusaba ni byinshi, ibyo nakwaka ni byinshi. Ubimpane n'abera bawe, nibyo nsenze nizeye kubikoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uwiteka Mwami Imana yacu, njye imbere yawe ndi umunyabyaha, nakoze ibyaha byinshi byangwa n'amaso y'abantu, ariko ngirira impumbabarire, unyezeshe amaraso yawe, unyezeshe imbaraga zawe, mbone umugisha wawe, mbone gukomera kwawe. Ibyiza byose bituruka iwawe, ubimpere kwiyubahisha kwawe. Komeza ubane nanjye, undinde ibibi byose n'ibisa nabyo, kandi unkomeze muri uru rugendo. Umpe imbaraga, umpe ubushobozi, umpe gukomera mu byo nkora byose, umpe kwihangana mu byo nkura nawe byose. Mbone ineza yawe buri munsi, ngenda ndabona ineza yawe. Ibyo byose binyume kubera kuri umwami ukomeye. Bisabye niringiye umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Zaburi yo gushima. Zaburi y'ijana umurongo wa mbere haranditswe ngo: mwabari mu isi yose mwe, muvugirize Uwiteka impundu. Zaburi y'ijana umurongo wa kabiri haranditswe ngo: mukorere Uwiteka munezerewe, muze mu maso ye muririmba.
Zaburi y'ijana umurongo wa 3 haranditswe ngo umenye yuko Uwiteka ari we Mana, niwe waturemye natwe turi abe, turi ubwoko bwe, turi intama zo mu cyanya cye. Ndagukunda cyane wowe ukurikiye video, nawe andika umurongo ugufasha muri Bibiliya muri komenti kugira ngo dukomeze n'izindi video zitandukanye twamamaza ubutumwa bwiza bw'Imana, tuvuga agakiza k'Imana, tuvuga n'imirimo Imana igenda idukorera umunsi ku munsi. Ndabakunda cyane. shika musenge kuko Imana igomba kukumva, kandi usenge wizeye yuko Imana izakugira neza ukava mu kigerageza uyishimira, uyiganyira, uyitakambira, kuko n'Imana ireba abayitakira ku manywa na nijoro. Uyisenga mu gitondo, uzasenga igihe cyose ubona umwanya, uyisabe ko Imana yagukura muri icyo kigeragezo urimo. Twibaze Bibiliya isubize. Ukonshobozwa nawe mwami, haleluya, unkomere z'amaboko, ukonshobozwa byose nawe umpa, unkomereze. Abantu benshi tugera mu kibazo cyangwa mu kigeragezo ukibaza ngo Imana yagiye hehe cyangwa Imana yagutereranye. Ntabwo ariko bimeze, ahubwo Imana ihora iri kumwe natwe, yirirwana natwe, ikararana natwe. Dore isengesho ugomba gusenga igihe ugeze mu kibazo. Ukwiye gusenga waba uri mu bibazo cyangwa mu kigeragezo, kuko iyo usenze Imana igufasha kugira ngo icyo kigeragezo ubashe kukinesha, kandi ufite imbaraga nziza cyane mu gusenga. Twese duhura n'ibigeragezo bitandukanye, ariko hari ibigeraho ugasanga ukagira ngo Imana ntikumva. Nibwo dore ibyiza byo gusenga mu kigeragezo. Imana ibikwitayeho kandi ibona ko ikigeragezo urimo kiguhangayikishije cyane. Niyo mpamvu natwe dukwiye gusenga, kandi tugasenga dusaba Imana kugira ngo icyo kigeragezo igikemure cyangwa ikidukuremo. Dore isengesho ugomba gusenga. Ugomba gusenga umanza gushima Imana byonyine no kuba uriho nubwo uri mu kigeragezo. Nabyo n'ibindi, nabyo ni ishema rikomeye cyane, kuko abenshi bavuye mu mubiri, hari abatakiriho, ariko kuba uriho byonyine ni urukundo rw'Imana, ni uko bikikurinze. Nubwo ufite ibigeragezo ariko iracyaguhagazeho, uracyariho. Icya kabiri ugomba gusenga uri mu kigeragezo, ugomba gusenga wizera yuko icyo kigeragezo uzakivamo amahoro. Mu gihe utizeye yuko Imana ishobora byose, utizeye yuko izakemura ikibazo uri gusengera, icyo gihe nta mbaraga Imana izashiramo cyane, ahubwo wowe izere ko ikigeragezo urimo cyangwa ikibazo urimo Imana izagikemura neza. Numara kubyizera, Imana izabigenza neza. Icya gatatu ugomba kureba uri gusenga kugira ngo Imana ikwereke inzira nziza zo kuva mu kigeragezo cyangwa ikibazo ufite, ni ugusenga usaba Imana, uyisaba yuko yagukomeza muri icyo kigeragezo, ikaguha imbaraga cyo kwihanganira ikigeragezo urimo, kuko isaha n'isaha Imana yakora igitangaza ukava mu kigeragezo amahoro. Niyo mpamvu nawe ugomba gusenga usaba imbaraga, Imana ikagufasha ugakomera, ugashikama, ugatekana nubwo uri mu kigeragezo, ariko Imana ikakubera intsinzi. Ikindi ugomba gusenga ni abantu bagufasha
bagufasha mu kigeragezo urimo cyangwa ikibazo urimo. Senga Imana icyifuzo cy'uko yagufasha ikaguha abantu b'inkomezi, kuko nabo bakubera ikiraro cyiza cy'uko wava mu kibazo. Senga usaba Imana y'uko yaguha abantu ndetse ikaguha n'abantu bafite umumaro muri wowe mu kigeragezo uhuye nacyo, ukavuga ko wishoboye. Icyo gihe ntabwo ari byo, ahubwo senga. Urugero urarwaye, senga Imana iguhuze n'abaganga, Imana igufashe ubone n'ibintu bituma ukira ubwo burwayi. Kandi nusenga usabira Imana ikaguha abantu babafasha cyangwa abantu bagukomeza muri uru rugendo, uzaba usenze isengesho ryiza. Ikindi cyagufasha kuva mu kigeragezo cyangwa isengesho ryagufasha gutsinda ikigeragezo ni ugusenga usaba Imana ko yagukura muri icyo kigeragezo. Ugasenga isengesho uyisaba, uyereka imihigo wahize cyangwa n'imihigo ugiye guhiga. Icyo gihe Imana izagufasha kugira ngo ugisohokemo amahoro. Senga ushiremo umuhati ukomeye cyane. Imana yumva abantu bayiganyira, ikabumva cyane, kuko Imana ibereyeho kutugira neza, ikaduha umugisha, ibyo dukora byose ikabyumva. Niyo mpamvu natwe tugomba kuyisenga, tuyisenga buri munsi, buri mu gitondo, buri ku mugoroba. Wirekera gusenga uri mu kigeragezo uvuge ngo byararangiye. Oya, wicike intege, ahubwo ufata umwanya usenge, ukomeze usenge. Imana iri hamwe nawe. Shika musenge, kuko Imana igomba kukumva, kandi usenge wizeye yuko Imana izakugira neza ukava mu kigerageza amahoro. Uyishimira, uyiganyira, uyitakambira, kuko n'Imana ireba abayitakira ku manywa na nijoro. Uyisenga mu gitondo gusa, senga igihe cyose ubona umwanya, uyisabe ko Imana yagukura muri icyo kigeragezo urimo. Imana izaguha umugisha, Imana izaguha imbaraga, Imana izakumva, kandi ibyo uzakora shika musenge, kuko Imana igomba kukumva, kandi usenge wizeye yuko Imana izakugira neza ukava mu kigerageza amahoro. Uyishimira, uyiganyira, uyitakambira, kuko n'Imana ireba abayitakira ku manywa na nijoro. Uyisenga mu gitondo gusa, senga igihe cyose ubona umwanya, uyisabe ko Imana yagukura muri icyo kigeragezo urimo. Imana izaguha umugisha, Imana izaguha imbaraga, Imana izakumva, kandi ibyo uzakora byose uzabona ineza y'Imana, uzabona gukomera kw'Imana. Numva muri icyo kigeragezo uzibuke amasengesho wasenze, uzabona yuko Imana ishobora byose, kandi Imana yakumvisha. Dukwiriye gusenga turi mu kigeragezo, dukwiriye kubona imbaraga z'Imana zigaragara kuri twebwe igihe turi mu kigeragezo. Tugomba gusenga twumva imbaraga z'Imana ziri hamwe natwe, tugategera amatwi ijambo ry'Imana ritubwira, tukumva ineza y'Imana, tukabona ineza y'Imana, tukumva ko Imana iri hamwe natwe. Nubigenza utyo uzabona ineza y'Imana, uzabona gukomera kw'Imana, uzabona icyo Imana imushakaho, kandi ubone intsinzi mu kigeragezo urimo. Twizere tudashidikanya ku mbaraga z'amasengesho, twizere tudashidikanya ko Imana ishobora byose. Nubigenza utyo mwene data, uzabona gukomera kw'Imana, uzabona ineza y'Imana igaragara kuri wowe, kandi byose ndazi ko bizagenda neza, ubone gukomera kw'Imana.